ibishwa byabo biza bicaye ku mifariso naho nge je suis maso kandi ubwo twese turi muri mubaze mbese ayo marinete wambaye nayo na y'amaso ubwo nyine nirinze kuba nahita mubwira ngo ntusugutekereza ko ari ay'iki kandi urenze abamisi sino mu Rwanda. Yes, Demon TV mbahaye ikaze ndabasuhuje aho muri hose mwese mudukurikirana ndabasuhuje ndizera ko ibintu byose bimeze neza naho bitameze neza mu kwihangana ntabwo ibi byose bihora bimeze neza uyu munsi bamwe barishima abandi bakababara ejo undi bikagenda bityo gusa ndatekereza muri mwese mu buzima turimo kandi tugenda tunyuramo rero mbahaye ikaze nanone mu buryo bukomeye cyane tukaba tumaze igihe tudakora mbega ntitwari duherukanye ariko icyo mbizeza igihe dutangiye cyo ni fire nk'uko mubibona imbere ya kamera tuhafite umuntu w'umutumirwa wenda ari buze kwivuga atubwire uwo ari we ibyo akora na byinshi bitandukanye mwifuza kumubaza icyo uri bukore nta kindi subscribe like share na comment muri comment uvuge icyo wifuza cyose kuvuga kuri we cyangwa se wifuza kuba watubaza twe nka Demon TV turi tayari kugusubiza. Let's go, reka tumwegere tumubaze atubwire uko bimeze. Welcome. Still love my life, still love my life, still love my life, still love my life, still mpora ngereke buri tondo muri competition n'abatwaye Prado ibishwa byabo biza bicaye ku mifariso naho nge je suis maso kandi ubwo twese turi muri haso I fight in order to push this love, still love my life, still love my life, still love my life, still love my life, still. Yes, it's a boy Enrique Prayer niyo mazina yanjye ndabasuhuje Demon TV. Yes, Demon TV ngira ngo murabyumvisha uburyo atangiye wenda ngene nyize kuvuga byinshi kuri we atari yavuga mbere mwari mwabonye ko yarasa n'umuntu utuje ariko ngira ngo muhise mwumva uwo ari we ni umuhanzi yitwa Enrique Prayer. Enrique Prayer turakwakiriye kuri kamera za Demon TV. Ndakoze cyane. Yes, tuguhaye ikaze kandi nta mahirwe ni ikintu gikomeye kuba twaganira nawe uyu munsi k'abanyarwanda badukurikiye bifuje kukubona kandi ndazi neza ko abenshi harimo abagufana wenda bamwe ntibarakubona ariko ndizera neza ko hari abagiye kuba bakumenya hari abagiye kuba bakubona babona ibihangano byawe. Enrique Prayer dutangira ikiganiro cyacu nk'intangiriro yacyo ese uri muntu ki cyangwa se ukora ibiki mu buzima busanzwe? Yes, Enrique Prayer ni umuhanzi nyarwanda ukizamuka nk'uko mubivuze. Akazi kanjye rero k'umwihariko ni umuziki kubera ko nyine niwo turi kuganiraho muri aka kanya. Yego. Ndi umuhanzi uririmba injyana ya R&B, ndimo ndakora kugira ngo nanjye ntere imbere nzamuke nk'abandi, ikiriho no gushyiramo imbaraga kugira ngo tuhatwike tu. Yes, Enrique Prayer urabivuze uri umuhanzi uririmba R&B kandi nk'uko wabitangiye bivuga uvuze ko uri umuhanzi ukizamuka nibyo kandi ndazi neza ko n'abahanzi bose bari hejuru ab'ibyamamare wenda ntabwo turi buvuge benshi ariko ibyamamare byinshi biririmba injyana nk'iyo uririmba bose bagiye batangira nk'uko batangiye. Ese nk'ubu ngubu nkawe ni uruhe rwego wifuza kugeraho cyangwa se ninde muhanzi ureberaho ukaba wifuza kuba wanagira urwego nk'urwiwe? Mbere yuko mbaganiriza ku rwego nifuza kugeraho ikiza nuko wenda nshobora no kubabwira urwego ndiho muri aka kanya. Yego. Ndi umuhanzi umaze gukora indirimbo zigera muri 6. Ni audio zikoze lyrics za uploadinze kuri YouTube ariko muri ino minsi ndateganya gukora n'ibintu by'amavideo. Yego, utari wajya kure
utari wajya kure, uvuze ko wakoze indirimbo zishyira kuri YouTube. Ese izo ndirimbo ziri kuri channel yawe ku buryo baza kuboneraho banagukurikire ku mbuga zose ukoresha? Reka twibande kuri izo ndirimbo wasize kuri channel. Uvuze ko ari indirimbo 6 ziriho, ndatekereza uzivuze mu buryo ko wazaploadinze mu buryo bwa lyrics, cyangwa se ni indirimbo zikoze mu buryo bw'amagambo, ntago ari amashusho. Wenda abumva indimi z'amahanga cyangwa se icyongereza, iyo bavuze lyrics bumva icyo ari cyo. Ese kuki ari bwo buryo wahisemo gutangiramo, kandi numva ufite n'indirimbo zisa naho ari nyinshi? Uburyo nabikozemo ni bwa buryo nyine umuntu aba akizamuka ari kwiyubaka. Iyo umuntu yakoze mu bushobozi bwe, agerageza ikintu yakoze kukigeza aho kigomba kujya mu rwego kiriho, n'ukibona wenda akaba yatanga akavuga ati indirimbo ntifite video ariko yakorewe lyrics. Uvuga ati uyu muntu aratanga icyizere cy'uko aramutse akoze n'iyo video byaba ari ibintu byiza. Rero nibwo buryo nafashe bwa mbere bwo kugira ngo mpite ntanga izo ndirimbo abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi nazikoreye, ndetse n'abandi bose bazumva babashe kubona ubutumwa natanze mu bushobozi nari mfite icyo gihe. Yego. Yes, Enric Player, nkuko bagukurikiye aka kanya kuri The Moon TV, indirimbo yawe bwa mbere wakoze ni indirimbo yitwaga ngo iki? Indirimbo ya mbere nakoze yitwa Ninjye Nawe. Ninjye Nawe iri hanze ku buryo umuntu wayikeneye kuba yajya nkuko wabitubwiye kuri YouTube yayibonaho? Ninjye Nawe ntabwo turayishyira kuri YouTube, ntabwo turayaploadinga. Kubera iki kandi ariyo yakaba ari indirimbo ya mbere? Indirimbo ya mbere buriya rero ni indirimbo y'umwihariko, iba ishingiye ku mateka ya story, wenda mu bintu byose watangiye, iba igomba kuzagirwaho ibintu byinshi. Ngiye ku bwanjye uko mbitekereza, indirimbo ya mbere ndumva nzayaploadinga nayikoreye video. Yes, abanyarwanda mudukurikiye murabyumvishije, indirimbo ya mbere we ni indirimbo yakoze bwa mbere, yayibitse kugira ngo azabanze ayikorere video yayo. Ese Enric Player, iyo ndirimbo yo ntago iri muri izo ngizo ziri uploaded cyangwa washyize hanze zikoreye ama lyrics? Oya, iyo ndirimbo mba nyitunze mu buryo bwundi bwanjye, ariko ntabwo ahantu iyo ndirimbo iri cyakuze hari ibitangazamakuru bitandukanye wenda umuntu yaba yagiye akorana nabyo, ukaba wajyana iyo ndirimbo. Yego. Hari radiyo nk'Isangano ikorera mu karere ka Karongi, Isangano Radio. Yes. Abantu bankurikiye, abantu baba bakurikirana Isangano bashobora kugenda bagasaba indirimbo yitwa Ninjye Nawe ya Enric Player. Ahantu iyo ndirimbo bayibona, ariko ku bijyanye na platform zanjye bwite ntabwo ndabasha kuzishyira aho. Yes, Enric Player, turabibona uri umuhanzi nkuko witubwira, umuhanzi ukizamuka. Nzi neza ko umuhanzi wese nyine bitewe nuko kariyeri aba yayinjiyemo bizi neza ko ariyo kariyeri agiye gukora. Ese we ko wayinjiyemo ufite management cyangwa urakimanaginga kuri buri kimwe cyose, kuvuga ngo indirimbo ndajya muri studio nubwo ari audio, ukamenya ngo izi ndirimbo ndaza kwirwanaho? Ese kuri ruhande rwawe bimeze bite? Turacyarwana no kugira ngo tugire aho tugera. Ntabwo mfite umuntu umfasha uhoraho wo kumfasha buri munsi ku munsi, ariko abamfasha mu buryo butandukanye ku bwa projet wenda ngiye gukora bo barahari, ariko umuntu unyitaho umunsi ku munsi ntabwo ndamura. Gusa ku bwanjye nanjye ndagerageza gukora, kubera ko iyo umuntu akunda ikintu nyine agomba kukirwanira kandi akakigeza kure. Okay, birumvikana. Impamvu usetse ni imwe. Hari umuntu umbwiye ngo nkubaze, gusa ayo marinete wambaye nayo ni ay'amaso? Ubwo nyine nirinze kuba nahita mubwira ngo ntusugutekereza ko ari ay'iki kandi ubona yambaye mu maso. Ese okay, ngereka mbivuge mu buryo bwa nyabwo. Amarinete abantu bayambara, hari abantu bambara amarinete yuko barwaye amaso, cyangwa se bambara amarinete yuko ari abastari. Cyane ko wanavuze ko uri umuhanzi, birashoboka ko ushobora kubona uri n'umuhanzi ariko urwaye amaso, ni ibintu bishoboka. Rero uratubwira amarinete wambaye ni mu buhe buryo? Birumvikana, gusa ako kantu nyijemo ntabwo aka kantu nanjye ntabwo ari njye ukazanye.
birumvikana ariko umuntu ubibajije ni ngombwa ko umuntu amusubiza kandi akamubwiza ukuri guhari. Rinete tuzambara kubera umurimbo, nk'abasitari ni urugero, ariko nshaka kuvuga ndagira ngo ngusobanurire neza ubyumve. Tukazambara wenda kubera klima turimo, hari izuba ryinshi kabisa. Aka kanya rero ngewe rinete nzambaye kubera ikibazo cya masa ariko kidahoraho. Ni situation nari ndimo muri ino minsi bituma nzambara gutya. Ntuze kubifata ngo ndwaye amaso akantu barangije mu mari ntabwo ari keza rwose. Okay, Diamond TV reka twikomeza ikiganiro cyacu. Enric Player, ese ni uruhe rwego cyangwa se ni uwuhe muhanzi wifuza kugeraho ku buryo bavuga ngo uru rwego rw'uyu muhanzi runaka rurashimishije ku buryo nifuza ko ari we ngenderaho cyangwa se akaba ariyo shusho nibonamo? Uratubwira? Mane nuze kubifata wenda nko kwiyemera. Nta kibazo. Abahanzi ako kantu bakabazaho ko kwiyemera. Yego wiyemeye biranumvikana, ariko buriya nta muntu wakwemera utabanje kwiyemera. Cyambere no kubanza kwiyemera ubwawe ukaba wumva ko nyine ushoboye tu. Ku kibazo warumbajije rero kijyanye n'umuhanzi nshobora kuba mfatiraho icyitegererezo. Yego. Mu Rwanda buri muntu hanze wese kuko umuntu wese afite umwihariko we. Ngewe indirimbo yose numvise nyifataho urugero, umuntu wese mwigiraho ibintu byinshi bitandukanye. Gusa sinaguha igisubizo kijyanye no kuvuga ngo hari umuhanzi nshaka kumera nkawe. Ahubwo ngiye ndashaka kuba Enric Player. Urashaka kuba wowe wa nyawe? Ngewe wa nyawe tu. Oya, ariko hari igihe usanga nyine nk'umuntu avuga ngo wenda nk'ubu ntabwo umuntu wese uko ashobora kuba ariho aravuga ngo ngiye nshaka kumera nka kanaka, cyangwa se mu ndimi z'amahanga uko babivuga ngo role model w'umuntu. Hari umuntu afatiraho urugero nkawe nko muri kariyeri y'umuziki, ninde muntu ufatiraho urugero? Aka kanya nakubwira abantu benshi batandukanye, ariko nka Ivan Buravan, umuhungu w'Igisenyi. Ndamukunda cyane buriya ngenzi n'indirimbo ze zitandukanye. Abantu bose abahanzi baririmba bose mbigiraho byinshi bitandukanye, ariko muri umwe mubona muri benshi uwo ni umwe nkubwiye tu. Tuvuga ko ufata urugero kuri Ivan Buravan, ubwo muri make niwe role model wawe. None ubu Ivan Buravan wigeze ugerageza kuba mwavugana cyangwa se mukaganira ku bintu bijyanye na collab, ko uri umuhanzi uzamuka cyane ko nzi ko Ivan Buravan hari abantu ajya afasha mu kuzamuka? Ese hari ibiganiro wigeze ugirana nawe nk'umuntu w'umurole model wawe cyangwa se umuntu wifuza kumera nkawe? Oya, ntabwo uru rwego nari narugeramo. Gusa ikintu cya mbere buriya umuntu aba akwiye kwitaho ni ukugira ibikorwa bituma umuntu niyo wajya kumushaka, ariko ukajya kumushaka hari ibikorwa byawe bwite nawe bifatika, bibona ko bikwiriye ko niba agufasha, niba ari korabo mukorana nawe bikaba bigaragara nyine ko ufite ibikorwa. Buriya kujya gushaka umuntu mbwira ngo ndacyari gufana umuntu ntabwo ubizi se. Buriya ibintu byose bisaba sample. Yego, bisaba sample, urabizi na wa mugabo bajya batubwira Yesu ibintu byose yakoze yasaba sample. Rero nshobora kugenda nkajya kumureba ariko agahita ambwira se wakoze iki kugira ngo mere hano ngufashe. Yego, icyo ndi kurwana nacyo rero ni ukugira ngo nkore nanjye ibintu biri wide byagutse bizatuma noneho njyayo niba ari no kumureba byumvikana. Nshobora no gukora nkagera ku rwego rw'uko nawe aza kundeba. Birashoboka mu muziki, birashoboka. Rero ntago mvuze ngo ntago nzajya kumureba, ariko icyo nshaka ni ukugira ngo mbanze nkore, ninjya kumureba nzajyana ibintu bifatika. Yes. Uvuze ngo ukeneye kuzajya kumureba niba ufite ibifatika. Ndatekereza wenda nk'abantu bazi umuziki cyangwa se abantu bazi ibigiye kure cyane mu by'umuziki, indirimbo 6 ntabwo aba ari nkeya, ku buryo wagenda ukabwira umuntu ngo njye mfite imizigo 6 yanjye,
yewe ukeneye na management ntabwo wakereka umuntu indirimbo 6 ngo abure kugufasha, ari umuntu ukeneye kuguha ubufasha cyangwa se umuntu uzi iby'ubuhanzi, imvune z'ubuhanzi n'ibindi byinshi bijyanye nabyo. Ese kugeza iyi saha nta muhanzi n'umwe wari wagerageza ngo uvuge ngo reka ngerageze amahirwe, mubwire projet mfite, mubwire indirimbo mfite, mubwire ko mbega ko nakorana nawe, hari uwigeze ugerageza araguhakanira cyangwa se arakubwira ngo tegereza ibintu nk'ibyo? guys buriya ni ibintu biba bigoye, ni ibintu bigoye, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo indirimbo 6 ntabwo zikwemerera kuba wakora collabo n'umuhanzi, ariko wabura n'ahantu uba wakoreye, iyo ugitangira ahantu uba wakoreye ubwawe naho harakonta, kuko ushobora kugenda ugashyira umuhanzi mukuru kuri wowe akabanza akabareba se ubundi uyu muntu yakoreraga hehe. Ushobora kuba wandika neza ukaba uririmba neza, ariko uburyo indirimbo yawe yatunganyijwe bitewe n'urwego nyine tuba tugitangiriraho bikaba binagoye ko yahita abyumva ako kanya. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo mbigaragaze ko kuko nshoboye, mbwira abantu bakurikiye The Moon TV ko hari Enrique Prayer. Yes, Enrique, utari warengaho wavuze ko ku buryo indirimbo ibikoze. Ese mu ndirimbo zose wakoze ntabwo tugiye kumwamamariza, nta nubwo tugiye kumutwikira nk'uko bivugwa, umuproducer ugukorera yaba azwi cyangwa wenyine urikorera? Uratubwira n'umuntu kwandikira indirimbo nimba ari ngombwa, ariko nzi ko akenshi bikunda kubibanga kuvuga umuntu wakwandikiye, ariko nubona nta kibazo kirimo uratubwira. Projet ya mbere nakoze yakozwe na Jimmy Creek, ni producer ukorera Karongi, akaba n'umunyamakuru kuri radio Isangano. Jimmy ukora kuri radio Isangano. Rero ari projet zigera muri 3 ndi gukorera na Kigali muri studio yitwa Holy Music. Ndimo ndakorana n'umugabo bita Master Key. Arimo arakora amahiti, ntago yari yamamara, ariko afite abantu benshi batandukanye na Kigali abakorera. So niyo studio rero ndi gukorera muri Holy Music. Bitari ibanga, hari indirimbo ishobora kuba yarakanyujijeho mbega ikabica bigacika, yaba yarakozwe yarakorewe muri Holy Music? Nibwo tugitangira indirimbo mfite zishobora kuba zaratrendinze wenda mu buryo butandukanye, nko kuri iyo radio nabashije kuzijyana nizakozwe na Jimmy Creek. Ubu rero ndimo ndakora promotion kuri izo turi gukora ubu ngubu, turimo turapanga guhita dukora n'amavideo. Ko bitoroshye? Ntabwo byoroshye, ariko gushaka niko gushobora. Nkuko umufaransa yarabivuze ngo yarabivuze mu gifaransa, yaravuze ngo vouloir c'est pouvoir. Ubwo rero abantu batumva igifaransa nkuko yarabivuze bavuga ko gushaka niko gushobora. Yes, Enrique Prayer, ndazi neza ko mu buhanzi bigenda bigaragaramo ko habamo ibintu by'imvune, cyane ko nyine imvune z'abanzi ntago zabura. Kugeza isaha ni nk'iye challenge cyangwa se ni nk'iye ngorane uhura nayo mu buhanzi bwawe? Ingorane ziba ari nyinshi, ariko icya mbere gituma umuntu wenda adahita azamuka iyo afite impano, ikintu cya mbere kimugora ni ukubona ubushobozi. Yego. Impano iyo ihari, ikintu cya mbere gihita kigorana ni ubushobozi bwo kugira ngo iyo mpano igere aho igomba kugera. Yes, tugenda dusatira ku musozo w'ikiganiro cyacu. Kugeza iyi saha uhawe choice yo kuvuga ngo cyangwa se n'amahirwe, ni opportunity yo guhitamo umuntu mushobora gukorana w'umuhanzi, ubu wumva amahitamo yawe yagusha kuwuhe muhanzi ukurikije n'abahanzi bari gutwika muri iyi minsi? Abahanzi bari gutwika ni benshi. Wowe amahitamo yawe yakuganisha ko rinde? Amahitamo yanjye muri iyo minsi nahitamo Bruce Melody. Wahitamo Bruce Melody? Igitangaza. Yes, igitangaza. Yes, birashoboka, ariko nabwo ndatekereza ugiye mukaganira ukamwegera, cyane ko twanabigufashamo tukaguhuza nawe biramutse bikunze, mukaba mwagira ku byo mwifuza kuba mwageraho byose. Yes, nk'ikibazo cy'amatsiko ushobora kuba twakubaza turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu.
ese Enric Player nubwo uri umuhanzi mu buzima busanzwe ukora iki? Ese ufite umukunzi cyangwa ni ibintu bikiri ibanga kugeza iyi saha? Kuko hari umukobwa ushobora gukora iki kiganiro cyacu akavuga ngo uriya mutipe wamumpa kweri wamumpereza cyangwa bakamuza nawe. Yes, uradusubiza tubwire ngo arahari nta mukunzi mfite cyangwa se nk'uko wowe kurahera ku cyambere cy'uko nakubajije ngo ukora iki mu buzima busanzwe bitari iby'ubuhanzi? Mu buzima busanzwe nkora bizinesi y'ubucuruzi ijyanye wenda n'ibindi bintu umuntu aba yaragiye yiga ku ruhande umuntu aba ashakisha ubwo uri umuhanzi w'umucuruzi. buriya ibintu byose bisaba kubyoroganiza kandi n'uburyo ukoramo niba uririmba ariko ukagira n'ibindi bintu uhugiramo cyane. rero ni ubwo buryo kimbaye nyine nkora bizinesi ijyanye n'ubucuruzi kandi ncuruza ibintu byo kurya. rero warumbajije ko mfite umukunzi. umukunzi rero ibintu bakiri ukuntu kubera ko ubwo rero tubwire ko umufite utubwire n'amazina ye. Niba ufite benshi ubwo nyine utari bwiyumve arahita amenya ko hahiye. mani rero lisite bwe yahita iba ndende. ubwo uvuze ko lisite yaba ndende bo hari abantu barimo gushabuza nyine hari abantu batayifata neza tu. ntabwo ndashabuza abantu. hari indirimbo mfite yitwa Irizera niyo yahita ibisobanura. ntabwo arahari ariko ni ibanga tu ntabwo. Yes, Diamond TV nk'uko mwabibonye twakoranye n'ikiganiro n'umusore wacu Enric Player. Ni umuhanzi ukiri kuzamuka, nta kindi akeneye ni ubufasha bwanyu nk'uko twese turiho kugira ngo dufashanye. Ntabwo watera imbere udafite abantu bagushyigikiye, nta kintu wageraho udafite inshuti abavandimwe bagufasha. Ese Enric Player twenda kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu kugira ngo abanyarwanda ubasezere neza cyangwa se nk'uko ntabwo ari kubasezera ndazi neza ko turacyari kumwe. Ibiganiro ndatekereza ni episode kuri episode. Watunyurizaho gato nk'amasegonda 5 ku yindi ndirimbo yawe nshyashya, ndatekereza inshyashya igezweho ku buryo ari abantu bashobora kuba bashaka, cyangwa se ukatubwira kuri YouTube nk'uko babitubwiye. Sinabagarira yose kuko namenye Irizera, umunsi warinda wira newishema no kubikubwira. Kanyange keza karusha amata kwera, nukuri byari nahiriwe no guhitamo. Urwo ngukunda ruriyongera uko bukeye, ndarankurota simbenye imenye ko gakeye. Shenge biba ari byiza izo nzozi ndazigutuye, mu bunyerera umbera kagakoni, kandi iyo ndeba nkoresha iyawe mboni, nkubonera kure nk'impinga y'umusozi. Bebure queen urenze abamisi, sino mu Rwanda ubwo ni ku isi. Bebure queen urenze abamisi, sino mu Rwanda ubwo ni ku isi. Sinabagarira yose kuko namenye Irizera, umunsi warinda wira newishema no kubikubwira. Kanyange keza karusha amata kwera, nukuri dari nahiriwe no guhitamo. Yes. Wow. Guys, kabisa kongs. Hey, iyo ndirimbo sinzi uburyo yitwa ariko njye numvishemo Kanyange keza. Niba ariko yitwa I don't know gusa. Indirimbo yitwa Irizera. Indirimbo yitwa Irizera. Sinabagarira yose nyine njye namenye Irizera tu. Ewa, ubwo umuntu uri kubwirwa arahari. Enric Player dusoza. Wavuze ko uri umuhanzi kandi wavuze ko ufite address zawe. Umuntu akeneye kureba indirimbo zawe zisanga kuri YouTube channel yitwa gute? Nkuko bisanzwe nuko mwabyumvise nitwa Enric Player.
niyo YouTube channel yawe. YouTube channel yanjye wandika Enric prayer rero nkoresha ni prayer gusenga ntabwo ari yo gukina. Person who pray nyine tunamurabyumva. Yeah. Ndi umunyamasengesho. Birumvikana. Yes. Izindi mbuga ukoresha ni izihe? Nkoresha Facebook, nkoresha Instagram. Kuri Instagram witwa? Nitwa Enric prayer n'ubundi. Kuri Twitter? Twitter ntabwo ndi kwikoresha. Ndimo ndakoresha Instagram na Facebook. Ubwo kuri Instagram ni Enric Player. Yes. Kuri Twitter ni kuri Facebook ni Enric Player ndetse no kuri YouTube channel ni Enric Player. Yes. Ndatekereza abantu bagomba kugukurikirana bakabibona bakabona ibihangano ufite kuko njye numvisha harimo ibintu biteye munsi yo cyane harimo turirimbo tugize. Yes, Enric Player, ijambo rimwe ku bafana bawe dusoza ikiganiro cyacu. Ijambo nababwira nuko mbakunda kandi ngashimira The Moon TV kanya yemeye ko tuba turi kumwe tukaganira nkabasha kugeza abakunzi banjye impano yanjye ndetse n'ibyo mbateganyiriza. Ni byinshi rero dukomeze tubane kandi abankurikira bumva bashobora kubona hari ibyo bangiraho inama abami ibitekerezo inyunganizi zitandukanye. Yego. Ndi tayari kubumva kubera ko nkora ku bwabo. Yes, Enric Player, wakoze cyane kwakira ubutumire bwacu kandi natwe twishimiye kuba twaganira nawe. Banyarwandakazi rero ikiganiro cyacu turagisoje, ntago tugisoje ahubwo ducumbikiye aha ngaha. Ikiganiro cyo n'ubutaha nakagaruka. Icyo usabwa nta kindi, hasi kukazogera subscribe, like, ukiriho share ndetse na comment. Ntago tuba tugira ngo wenda tuguforcing kubikora, ubikora kubw'umutima ukunze kufatanya kuko kugira ngo tubeho twese turafashanya. Rero ndabashimiye abari badukurikiye mwese, ikiganiro nakagaruka. Ciao ciao.